Guys, nongeye kuguha ikaze kuri The Truth Inside. Mwibutsa gukora subscribe aho uherereye hose waba ubarizwa muri Leta z'Ubumwe za Amerika cyangwa se muri Asia ndetse no muri Europe. Yes, no muri Africa ndetse no muri East Africa guys. Iyi ni inkuru yakomeje kuvuga hirya no hino kuri social media cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, irimo kuvugwa kumwe mu bastari bakomeye cyane ubarizwa muri Tanzania ariwe bita Diamond Platnumz. Uyu ni umuhanzi rero wakoze amateka hirya no hino muri Afrika hose ndetse dore ko no mu bihugu by'Iburayi. Uyu ni umuhanzi ukunzwe cyane guys. Ibi rero ni ibintu nshaka kugira ngo tuganeho cyangwa se twite tuvuga muri kano kanya. Mbere yuko twinjira muri no nkuru ndakubwira yuko uri kumwe na wa musore ariwe Bari nk'ibisanzwe kuri The Truth Inside. Nkugezaho imwe mu nkuru irimo kugenda ivugwa hirya no hino iba yacicikanye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ibi rero mbere na mbere ndamufatiyo mboneho kuyita ngushimira wowe wabashe gukora subscribe kabisa unadusigira ubutumwa hasi ndetse unaduhana like. Ndagushimira cyane, Imana ikomeze kuguhereza umugisha kandi nanakwifuriza kugira ngo uzagire umwaka mwiza w'ibihumbi 2023 uzakubira umwaka muhire, umwaka w'umugisha wowe ndetse n'abawe. Iyi rero ni inkuru rero ikomeje hirya no hino gukomeza gucicikana hirya no hino. Umuhanzi Diamond Platnumz ubwo yari afite igitaramo mu Rwanda muri Big Arena ku tariki 23 z'ukwa 12 mbere yuko Christmas iba. Ibyaje rero kuba kuri iki gitaramo ni igitaramo kabisa dore ko cyavuzweho n'abantu benshi cyane. Ni inkuru nshaka kujya mu mite nkuramburira dore ko bari bamaze kumuhereza amwe mu mafaranga igice agomba kugira ngo azaze gutaramira abanyarwanda ndetse no kugira ngo binjire mu mwaka musha bamaze kujya kwinjira muri enjoy zabo cyangwa se mu bimwe biryoshye cyane. Iyi ni inkuru rero yakomeze gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ariko uyu mustari tugarutseho gato nubwo nuko twaje kumenya yuko iki gitaramo cyangwa se iyi operation harimo nakandi gatsiko kabisa ko dore ko uyu muhanzi Diamond Platnumz. Ariko guys, mbere yuko mvuga ibya Diamond Platnumz reka nongere ngarukeho. Ibi bintu bisa nkaho harimo akagambane. Ibi bintu wabona birimo akantu k'akagambane kuko mu gihe cyashize mwibuka igitaramo cyabereye i Burundi ubwo bari batumyemo Bruce Melody. Ibi bintu bijya gusa nkaho bijya gusa ibi bintu byashaka kujya bigiye kuba ku uyu muhanzi wo muri Tanzania bita Diamond Platnumz. Ni ibintu bisa nka biriya bya Bruce Melody. Mwibuke yuko Bruce Melody mbere yuko Covid injiramo yarahawe amafaranga bamutumiye mu gitaramo cy'i Burundi, biza kurangira atagiye gutaramira abarundi. Birangira aho ngaho bisa nkaho bitucetse. Ariko ubwo Covid yazaga kurangira dore ko baje kongera kumutumira muri imwe muri event yindi yakoreshejwe n'indi company, bamukimugeza akigera i Bujumbura. Mwabonye ibyabaye, yahise atabwa muri yombi, bamwishyuza amafaranga baye baramuhaye half, bamugerekaho ko zari miliyoni 33 agomba kwishyura cyangwa se kugaruza imwe muri iyo company yarateguye iyo event ya mbere yuko Covid iba. Aho ngaho Bruce Melody yishyura amafaranga. Singiye kuvuga ku nkuru ya Bruce Melody, reka tugaruke ku nkuru ya Diamond Platnumz. Iyi nkuru mwibuke igitaramo cya Mico the Best cyabereye hano kuri Expo, cyabereye muri Expo hari Expo Ground. Ubwo uyu muhanzi uwo bita Mico the Best yateguraga igitaramo dore ko bari bafitanye n'indirimbo imwe murayizi cyane yagiye ivugwa cyane nubwo yabaye ari audio ariko batigeze bakora video. Yaje gutumira yaje guhereza amafaranga Diamond Platnumz. Haza kuvukamo akabazo yuko Diamond yaramubwiye ati amafaranga wamaye njye sinshobora kuza ngiye nyine, ngomba kuzana na bamwe bamfasha ku rubyiniro rwa kuri stage yanjye kugira ngo show iryohe. Ariko Mico aza kuvuga yuko budget ye bitewe n'ukuntu yateguye igitaramo itashobora kuba ihagije, yarakeneye uwo bita Diamond wenyine. Biza kurangira aho ngaho amafaranga yaramuhaye ntago yigeze ayamusubiza. Ariko munarebye ibi bintu Mico ntago yigeze abikora kugira ngo nawe aba yamujyana mu nteko cyangwa se mu mategeko kugira ngo abashe kuba yamurega. Ariko kubwo byabaye kuri Bruce Melody bisa nkaho nawe yashatse kugira ngo bibe nka bira bya Bruce Melody ashake kuba yamwigana. niko bigaragara sibyo. Reka twongere tugarukeho. Urabona yuko iki gitaramo cyari kuba kuri tariki 23 ariko aza kumenya yuko arimo agatego kuko agomba kwita tabwa muri yombi akabanza
byozwa amafaranga yarafashe ya Mico the Best kugira ngo abashe kwishura. Ariko nk'uno musitari ukomeye cyane nka Diamond Platnumz tugarutseho nanone aho gatoya, ntago agomba nawe kuba yakumva yuko amadeni ibaza umusitari ukomeye gutya w'igihangaje gutya ukumva yuko ushaka kwicarana ideni. Ntago ari ibintu biba bigomba kubaho, ni ibintu umuntu aba agomba kwita yicara kabisa akabanza akigaho kuri icyo kintu. Ngarutseho rero aka nagateko kuko byaje kuvugwaho nyuma, dore ko umwe mu bantu bakiriye amafaranga kugira ngo Diamond Platnumz yitabire muri iki gitaramo cya 23 cyinjira muri Christmas, yajyanye igitaramwo mbwa ati ngiye kugira ngo nze kuza kwitabira mu gitaramo cyawe cyangwa se nze kuza guperforminga ugomba kwishyura amafaranga yose yuzuye. Ariko ni si byaje kumera gutya, ahubwo hari umundi muntu wagise ugenda ku ruhande ajya kwibira akabanga Diamond Platnumz, aza kumubwira yuko harimo agatego ashobora kwita atabwa muri yombe, dore ko ikirego cye cyamaze kugera muri LIB. Nicyo ngicyo rero nashaka kugira ngo mbwira ati guys, ibintu dore nibyo ngibyo byagiye bituma Diamond Platnumz atagaragara muri kino gitaramo cyari kubera muri Big Arena kuri tariki 23 kugira ngo abashe kuba yataramira abanyarwanda, dore ko yahise apostinga kuri urubuga rwe rwa Instagram aza kuvuga yuko kabisa ku bantu mwese mwe mwabashije kugura amatike mwihangane, dore ko simbashije kuza mu gitaramo hari kubw'impamvu zanjye, icyo ni ikibazo dore ko kiri kuri njyewe, ariko ubutaha njyewe ndabizeza yuko nzaza kubataramira. Dore ibi bibaye ku nshuro ya kabiri, ubwo ni inshuro ya kabiri bibaye kuri uyu muhanzi Diamond Platnumz kutaza gutaramira abanyarwanda, akakoshona abantu bamaze kugura amatiketi. Mboneho no kugira ngo mbwire abantu kabisa baguzeho ticket kabisa bamaze kwitegura kwinjira muri cya gitaramo cya Diamond Platnumz, mukomeze kwihangana kandi I'm very sorry kabisa. Ni ibintu bibaho, ni ibintu bigwirira, dore ko ni igihombo ndetse kuri company cyangwa se imwe kuri iyi company yateguye kino gitaramo. Ni ikintu cy'igihombo gikomeye cyane, dore ko uyu muhanzi ashobora kuzabazwa amafaranga menshi cyane, menshi kabisa, kuko ntago ushobora kuba waragurisha ticket ushiraho budget yo kuba warashakishije sound, ushiraho abakozi, ushiraho icyo bita majingles za publicity kugira ngo igitaramo kizabashe kwitabirwa n'abantu. Ni ibintu cy'igihombe cyane. Uyu mugabo rero dore nibyo ngibyo arimo arazira, dore ko nubwo bahise bavuga ko Diamond bari bamuteguriye kugira ngo azabonane na Shadebo kugira ngo babashe kuba bafungura nimwe muri club iri muri Kigali kabisa kugira ngo bahite bafungura, dore ko kiri muri ibyo bintu na Diamond Platnumz yamaze kuwanga koko ibyo bintu adashaka kujya ko byinjiramo, nimba kuko ashaka kugira ngo bikorwe bagomba kongera amafaranga. Nibyo ngibyo nawe rero yararimo kugenda avuga, ariko urabona ko bari bashaka kugira ngo nabo bamubyazemo umusaruro kugira ngo amafaranga babe baspeninze babashe kugira ngo bayagarura kugira ngo bamufatirane bamukoreshe cyane. Guys, nibyo ngibyo rero nashaka kugira ngo mubwiye kuri The Truth Inside, nakubwira ngo rero ujye ukanda subscribe ndetse unakande like. Ni nka byamini rero nkubwira ati ntago twege tuzicara tutaguhaye imwe muri showbiz cyangwa se amwe mu makuru arimo kugenda avugwa hirya no hino kuri social media. Nakubwira ngo rero ni bye bye, usiga ubutumwe hasi ndetse kugira twumve ibitekerezo byawe. Wari kumwe na Bari kuri The Truth Inside. Keep in touch guys.